Nibuka ko mwarimu watwigishaga witwaga Njuguna yatubwiye yuko itangazamakuru ari inkota ifite amugi yombi. Twumvaga tubyumva ariko ngeyeho ibisobanuro tubyumva kurushaho. Yavuze yuko inkota ifite amugi impande zombi umuntu ashobora kuyikoresha atema ibintu bitandukanye, ariko ubwo nawe kumutema biba byashoboka, hanyuma uwatemaga nawe akaba yakwitema igihe ikoreshejwe nabi. Ni na gutya itangazamakuru riteye. Ibyo yatubwiraga kandi kuri uyu mwuga, yongeyeho yuko itangazamakuru n'ubundi ari inyundo yubaka ku buryo umuntu wayikoresha neza yubaka nyine, ariko yanakoreshwa nabi aho kubaka noneho igasenya. Bigatandukanira gusa ku buryo umuntu yakoresheje iyi nyundo cyangwa se iryo tangazamakuru. Umuntu wese utangiye kwiga mu ishuri ry'itangazamakuru abanza kubwirwa aya mahame, uretse ko n'abandi bantu basanzwe bashobora no kuba batarahuye naryo mu ishuri. Ibi ngibi ni ibintu bisa naho ari rusange, basa naho bazi. Uwiga rero we anakurikizaho irindi hame rivuga yuko itangazamakuru ari ikiraro gihuza rubanda n'ubutegetsi. Ibi nabyo bishobora kuba bizwi cyane, ariko tukiri kuri ingingo, kuba ikiraro gihuza ubutegetsi n'abaturage byumvikana nkaho itangazamakuru atari rubanda. Ntabwo ari rubanda, ariko itangazamakuru nta nubwo ari ubutegetsi, nyamara rikitwa ubutegetsi bwa kane. Bisobanuka bite? Mu by'ukuri ryumvikana yuko rifite imbaraga, ariko mu buryo busanzwe ntanabikoze mu buryo bwo kwigisha. Rwose itangazamakuru ntabwo ari umutegetsi, nta nubwo ari rubanda, riraho hagati. Ryifashishwa n'abategetsi kugira ngo rigere kuri rubanda, rikanifashishwa na rubanda kugira ngo rigere ku bategetsi, gutyo. Uwitwa Malcolm X, uyu ni umuhanga akaba n'impirimbanyi mu burenganzira bw'abantu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, wegeze kuvuga yuko ahubwo itangazamakuru ari igitangaza kurusha ibindi byose yaba yarabonye. Yaragize ati, itangazamakuru ni igitangaza kuko niryo ryonyine rifite ububasha bwo gufata uwari umunyacyaha rikamuhindura umwere, naho uwari umwere rikamuhindura umunyacyaha. Icyari umuhigo kigahinduka umuhigi, n'uwari umuhigi ako kanya akaba umuhigo, byose bikozwe n'itangazamakuru. Malcolm X we yavuze yuko ari igitangaza kurushaho kubera yuko abaturage bemera itangazamakuru ku rwego rw'uko banarisenga nk'iyobokamana. Itangazamakuru mu Rwanda ntabwo ari irya kera, ryavutse vuba rwose ugereranyije n'ibindi bihugu byo hanze, ariko rivukana umurindi ukomeye cyane ku buryo abaribonaga rishibuka n'ubundi bagomba kwitegura yuko rishobora kuza rigakiza byinshi cyangwa se ahubwo rikangiza byinshi bitewe n'uko ryakoreshejwe. Ibinyamakuru bizwi bya mbere byakoraga akazi ko gutara no gutangaza amakuru uretse ibya leta gusa, nabyo byari mu myaka yo mu 1960. No kuvuga ko nabyo ari ibya vuba cyane. Ibindi nabyo nk'ibizwi nibyo mu 1959 byakoraga mu nyungu za kiliziya cyangwa se mu nyungu z'imiryango n'ibigo bitandukanye. Iryagize ngo rirashinga imizi neza urebye ni mu 1961 n'1962. Iri tangazamakuru ryabaga ryubashywe gutya kandi rifite imbaraga zaryo, ryaritabajwe mu bihe by'amacakubiri, ryitaba bwangu. Ryatanze umusanzu waryo mu nyungu za benshi mu banyapolitike babibaga urwango mu Rwanda. Urwango rwatumye u Rwanda rwinjira mu bihe bya jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Itangazamakuru ryo mu Rwanda hagati y'1990 kugera mu 1994 ubu ngubu ririgishwa henshi mu mashuri y'itangazamakuru muri za kaminuza hirya no hino ku isi. Rigatangwaho ingero nk'itangazamakuru ryitwaye nabi, rigakoreshwa nabi cyane mu byitwa hate speeches, imvugo zihembera urwango zatumye abarenga miliyoni y'Abatutsi bicwa mu minsi 100 gusa. Hate speeches, imvugo zihembera urwango. Izi ni imvugo ubundi itangazamakuru rigendera kure cyane, ndetse nisakirego mu itangazamakuru, ariko zayoboraga imitwe y'inkuru zikunzwe cyane kurusha izindi mu Rwanda kandi byakozwe n'itangazamakuru. Reka turebe uko itangazamakuru ryo mu Rwanda ryatije umuhoro abashakaga kurusenya. Nyuma ya jenoside yakorerwaga Abayahudi mu 1949 igahitana miliyoni 3 mu myaka 3, umuryango mpuzamahanga warahiriye yuko nta yindi jenoside yakongera kubaho nyuma. Niho havuye imvugo ngo never again. Bavuze ko nta jenoside ishobora kongera kubaho ku butaka bw'isi uko byagenda kose. Ibihugu byinshi byasinye ku masezerano yo guhagarika imvugo zihembera urwango,
no guhana bihanukiriye abashobora kugaragarwaho ibyaha biganisha ku gutegura jenoside cyangwa se kwica igice kimwe cy'abantu hashingiwe ku ivangura. Mu gihe kitageze ku myaka 50, ni ukuvuga ahubwo imyaka 49, ayo mateka yari amaze kwibagirana burundu mu muryango mpuzamahanga kubera ko yahise yisubiramo mu Rwanda. Ni na kimwe mu byanenzwe cyane umuryango mpuzamahanga yuko ibyo wari warahiriye ngo never again byongeye kuba mu buryo bwihuse cyane, nk'aho abantu bari batangiye kwibagirwa mu myaka itagera kuri 50 gusa. Ariko nubwo tutareba ku muryango mpuzamahanga cyane, ibyabaye mu Rwanda, uruhare rw'itangazamakuru ry'icyo gihe ntabwo rukwiye gusuzugurwa, ndetse rwatanze umusanzu warwo mu gusenya u Rwanda, niba ariko twavuga ko ari umusanzu koko. Ntabwo bigombera ubushakashatsi buhambaye kugira ngo ubone yuko uburyo iri tangazamakuru ryari rutwitsi kandi ryaganishaga ahantu habi. Twibuke nko mu 1963, Perezida w'u Rwanda icyo gihe Gregoire Kayibanda yavugaga yuko abitwaga inyenzi n'abakomeza kugaba ibitero mu Rwanda bose bene abangabo ari abanzi b'u Rwanda, inyangarwanda, kandi yuko bagomba gutsembwa. Amagambo nk'aya ngaya yanyuzwaga mu itangazamakuru rya leta kimwe n'iryigenga, harimo na kinyamateka uyu mugabo wigeze kubera umwanditsi mukuru. Mu ntangiriro z'1990, nyuma y'ibitero by'ingabo z'inkotanyi mu rugamba rwo kubohora igihugu, Habyarimana wari warahawe izina ry'umubyeyi w'u Rwanda yatangiye kubwira rubanda ati, nimutandukanye icyatsi n'ururo, abantu bakwiye gusobanukirwa neza bakavana urumamfu mu ngano, bagashaka buhake bakwiye kuvanwa muri mwebwe. Nizi mvugo ubwazo zakoreshwaga mu kwenyegeza urwango hagati y'abitwaga abatutsi n'abitwaga abahutu, byanyuze mu bitangazamakuru bitandukanye harimo ibya leta n'ibyigenga. Mu ntangiriro z'1990, iki gihe nyine cy'ibitero by'ingabo z'inkotanyi, leta ubwayo yatangiye gushora amafaranga menshi kuruta uko byari bimeze mbere mu itangazamakuru. Menshi ashorwa mu bikoresho byakoreshwaga na radio na televiziyo, kimwe n'amafaranga menshi yashowe mu kwishyura abakozi bajyaga gukora mu bice bitandukanye by'icyaro kugira ngo bakusanye amakuru y'uko igihugu kimeze muri rusange. Ibi ntacyo byari bitwaye ubusanzwe, ariko ikibazo cyari intego yabyo. Abashoramari mu Rwanda batangiye gushinga ibitangazamakuru bitandukanye. Benshi bashora mu itangazamakuru ryandika rigacapa impapuro, birimo nka Kangura n'ibindi. Naho abandi b'inkwakuzi bashinze radio yari ifite na gahunda yo gushinga televiziyo. Ni radio yakunze kwitwa Rutwitsi, Radio Television Libre de Mille Collines, RTLM. Mu gihe gito hakoreshejwe ibi bitangazamakuru bitari bimaze igihe bishinzwe, abitwaga abahutu bari bamaze kwangishwa burundu, abandi bo mu bwoko bw'abatutsi babwirwa yuko atari bagenzi babo, yuko ari abanzi b'igihugu, ndetse bashobora kubigaranzura bakabahitana. Bamwe mu bitwaga abahutu batangiye kwemera ibi ngibi, naho abandi batutsi batangira kumvishwa yuko nta kundi bigomba kugenda ari ugutega amajosi bakicwa, batangira no kubyakira. Reka ariko duhere nko kwitangazamakuru ryandika ry'icyo gihe. Usibye udutangazamakuru cyangwa utunyamakuru umuntu yakwita ko twari dutoya, akenshi kubera yuko twasohoraga inyandiko nto kandi ntidusohoke kenshi, tukanasohokera no mu bigo n'imiryango runaka yabaga ishaka kuvuga ku byo ikora, ubundi ibinyamakuru byageraga kuri rubanda muri rusange byari 4 gusa. 2 muri ibyo byari binakomeye cyane, byari bya Kiliziya Gatolika. Ibyo byari Kinyamateka yarizwi cyane, ndetse na Hobe. Byasaga naho Kinyamateka yandikirwa abantu bakuze ariko n'abandi batandukanye, naho Hobe ikaba ikinyamakuru cyihariye cyandikirwaga abana. Nyamara muri rusange abakuze nabo haraho wasangaga bikundira Hobe, nanjye harabo nzi bakubwira ibyari muri Hobe icyo gihe kandi ko bayikundaga. Hobe iyo nanjye naje kwigura igiceri cy'ijana ababyeyi banjye bampaga nyuma jenoside yakorewe abatutsi yacuruzwaga mu mashuri. Ishobora no kuba yaravuyeho hashize igihe, nubwo bamwe nanjye ndimo twarangizaga kuyisoma yose, twagera ku migani y'inyuma kuko ariyo yaherukaga, ubundi twayifubikisha amakaye ya Nkunda Amahoro. Ikindi kinyamakuru cyariho icyo gihe ni Kangura, ari nayo yaje kumenyekana cyane. Ishobora kuba yaravanye izina ku kindi kinyamakuru cyari gisanzwe gihari icyo gihe kugira ngo ikizimye. Kangura cyari ikinyamakuru cyigenga, ariko byagaragaye yuko cyakoreshwaga n'agatsiko k'abantu bari mu butegetsi icyo gihe mu bijyanye n'icengezamatwara ryari rikenewe icyo gihe nyine. Iki kinyamakuru nabikubwiye yuko cyaje gisa naho kije kuzimya ikindi kinyamakuru cyari kihasanzwe, cyasaga naho cyashinze imizi, ubundi bakakitirira yuko ari cy'abatutsi cyangwa gishyigikiye ubwami, cyitwaga Kanguka.
Kanguka na Kangura. Ku bantu batabonye ibi binyamakuru byombi wenda bashobora kubyumva nko muri ibi biganiro gusa, bashobora kubyitiranya. Kanguka ntabwo yamenyekanye cyane, ariko Kangura yo yaramenyekanye ahanini kubera inyandiko zagiye zijyamo. Nk'uko bigaragara, kwitiranya inyito ubwabyo byari ikibazo gikomeye cyane, kubera ko Kanguka ariyo yabanje, Kangura yaje nyuma yiyita hafi y'inyito kugira ngo ise naho izimya burundu ibyandikwaga na Kanguka, kandi yaranayivuguruzaga kenshi. Byanagaragaye yuko nyuma koko Kanguka yaje kugenda izimira burundu, ku buryo hari abageze aho ngaho bagira ngo yarahagaze burundu nyine, n'ubu ngubu hari abantu batayizi. Cyakora uretse ibi bine gusa mvuze, hari n'ibindi binyamakuru umuntu atakwirengagiza. Muri ibyo umuntu yavuga nka Rwanda Rushya n'ibindi. Reka rero dutinde gatoya kuri Kangura kubera uruhare rwayo muri bimwe twahereyeho twize mu mashuri, hate speeches. Iki kinyamakuru cya Kangura cyaterwaga inkunga n'abasirikare bakuru hamwe n'abayobozi bo mu ishyaka rya MRND n'abakozi b'urwego rw'igihugu rwari rushinzwe iperereza icyo gihe, barimo Lieutenant Colonel Anatole Nsengiyumva ndetse na Prote Zigiranyirazo wahimbwaga Z. Benshi muri abo ngabo bakatiwe n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda i Arusha kubera ibyaha byabo muri jenoside, harimo n'ibingibi byo gukoresha itangazamakuru mu gucengeza urwango. Byagaragaye rero yuko Kangura yakoreshwaga n'ubutegetsi bwariho icyo gihe, ku buryo abategetsi batandukanye babwiraga abanditsi b'iki gitangazamakuru bakabayishurira ibyo benda gukora cyangwa se imigambi minini bafite. Abanditsi bakabimenya mbere yuko ibingibi bijya no mu bikorwa. Bakoresheje inyandiko, abanditsi ba Kangura bagashyira ahagaragara inyandiko umuntu yabona yuko zihishe cyane kandi zivuye hejuru mu butegetsi. Byananditswe n'umunyamakuru w'umunyakenya witwa Mary Kaman, abivuga nk'umuntu wari mu Rwanda icyo gihe mbere gato ya jenoside yakorewe abatutsi. Reka tugaruke kuri zimwe mu nyandiko zagiye zisohoka muri iki kinyamakuru cya Kangura zigatera ubwoba abantu benshi, ariko bikanagaragara yuko Kangura ubwayo ifite umugambi wo kwiba urwango, amacakubiri no kwigisha abantu kwicana. Hari nk'inyandiko yamamaye cyane iri mu zatumye Kangura ubwayo yamamara kandi yari imaze igihe gitoya. Ni inyandiko yasohotse muri nimero ya 6 ya Kangura, yasohotse mu 1990 mu kwezi kwa 12. Iyi nyandiko yiswe amategeko 10 y'abahutu. Ubundi amategeko 10 y'abahutu ni inyandiko yanditswe kera, yari yarihimbwe n'umuntu wamamaye muri politike y'icyo gihe wakoranye bya hafi na Gregoire Kayibanda witwaga Gitera. Muzamushake amateka ya Gitera nayo mu Rwanda arihariye. Aya mategeko yahamyaga yuko umuntu witwa umuhutu wese ugira icyo akorana n'abitwa abatutsi ako kanya ubwo ari umugambanyi. Yari amategeko 10 koko ahwanye n'amategeko 10 y'Imana. Ibyinshi mu bintu byandikwaga iki gihe mu itangazamakuru bakoraga ibishoboka byose bakenda kubihuza n'ibyandikwa mu ivanjiri. Indi nyandiko yo muri iyo nimero nayo yavugaga yuko abatutsi barimo gutegura intambara ku buryo ngo nta muhutu n'umwe ushobora kuzarokoka iyo ntambara ngo abashe gucika ku icumu. Byari byanditse muri Kangura. Kuri iyi nimero nanone ya Kangura ariko ku rundi rupapuro hari hariho ifoto ya perezida w'igihugu cy'Ubufaransa w'icyo gihe, François Mitterrand. Iyo nyandiko yo yari iherekejwe n'amagambo yagiraga ati inshuti nyanshuti uyibona mu byago. Hakoreshejwe iki kinyamakuru cya Kangura ngo kwari nko guhuruza Ubufaransa ngo buzatabare abitwa abahutu mu gihe abatutsi bazaba bashoje ya ntambara yari yanditswe ku rundi rupapuro twavuze hejuru. Nanone ku itariki 9 z'ukwezi kwa 2 mu 1991 Kangura yanditse inkuru mu nyandiko nini igira iti nimureke tumenye inkotanyi, abashyigikiye FPR bo ni bande, maze mureke tuzazitsembe burundu. Naho mu kwezi kwa 3 1993 inyandiko yasohotse iki gihe yo yaragiraga iti inyenzi byari inyenzi. Amateka y'u Rwanda agaragaza yuko umututsi akiri wa wundi nta cyahindutse, ntabwo ajya ahinduka rwose. Abanditsi bazwi cyane kandi usanga basa naho bandikaga izi nkuru zose harimo usa naho yarayoboye, benshi bakanakeka yuko ari we wari warashinze iki kinyamakuru, Ngeze Hassan, wari umaze kubikirangirire mu kwandika bene izi nkuru zikwirakwiza urwango. Muri nimero ya 54 yo mu kwezi kwa 3 mu 1993 haraho yanditse agira ati FPR ifite urutonde rw'abantu 1600 izica ikabarimbura igiza bimaze gufata ubutegetsi. Ariko noneho muri inyandiko yongeramo ati ibyitso by'umwanzi birazwi neza, rero inyenzi zakagombye kumva neza yuko zirimo zikora amakosa akomeye kubera ko bazazitsembaho burundu. Hari n'indi nimero nanone yasohotse mu kwezi kwa 12 mu gihe abantu babitegura iminsi mikuru ya Noheli n'ubunani. Uburyo abanyamakuru ba Kangura
bari bateye icyo gihe bakoreshaga uburyo bwose, bagakoresha icengezamatwara n'inyandiko zigaragaramo amacakubiri, ariko bagakoresha rimwe na rimwe inyandiko zigereranya iminsi bandikamo n'iminsi igezweho icyo gihe. Urugero, nk'inyandiko zasohokaga mu kwezi kwa 12 zagombaga kuba zisanisha neza n'iminsi mikuru ya Kiliziya isoza umwaka kimwe n'impera z'umwaka, ubunani na Noheli. Muri nimero ya 26 ya Kangura, Ngeze Hassan yanditse ku rupapuro rw'ibanze rw'ikinyamakuru ati: "Batutsi bwoko bw'Imana, uwagarura revolution mu 1959 y'abahutu kugira ngo dutsinde inyenzi ntutsi." Munsi y'uyu mutwe w'inkuru y'ikinyamakuru ku rupapuro rw'ibanze hariho ifoto ya Kayibanda Grégoire atamirijwe imbere umuhoro mushyashya umurambitse imbere. Iruhande rw'umuhoro hari inyandiko z'amagambo matoya zigira ziti: "Nizihe ntwaro tuzakoresha kugira ngo tuzatsinde burundu inyenzi." Naho hirya ku rupapuro hari undi mutwe w'inkuru ari kugaragara nkaho ari muto. Uwo waravuga guti: "Twamenye icyo Nzirorera yapfaga n'abatutsi." Inkuru nk'izi ngizi zari zimaze kumenyerwa n'abantu benshi mu myaka y'1990 kugera mu 1994, ku buryo ivangura ryatangiye gushinga imizi. Abanyarwanda benshi bagatangira kumva yuko hari igice runaka kigomba kuzicwa kandi kishwe n'ikindi kigenzi cyacyo. Nyinshi muri izi nkuru zandikwaga na Ngeze Hassan, ariko ntabwo ari wenyine wandikaga mu gitangazamakuru nubwo ari umwanditsi mukuru. Nyamara igitangaje, amateka ntabwo agaragaza yuko hari ahantu Ngeze Hassan yaba yarahuriye n'ibijyanye no kwiga gusesengura inyandiko, kwiga kwandika mu itangazamakuru, kwiga itangazamakuru ubwabyo, gusobanukirwa ubuhanga bwo kwandika n'ibindi nk'ibyo ngibyo, cyangwa se aho yaba yarahuriye n'amahugurwa, uretse gusa kugira ubuhanga bwo gucengeza inyandiko n'imvugo zikwirakwiza urwango muri rubanda. Amakuru ahari avuga yuko inama yo gushinga ikinyamakuru yabereye mu rugo rw'uwitwa Higaniro, wari umunyamabanga w'umuryango w'ubukungu bw'ibihugu bigari CPGL. Inama irangiye, Ngeze ngo azanye n'uyu mugabo wari ikirangirire mu ndege kimwe n'undi mugabo witwa Serubuga, bava ku Gisenyi baza i Kigali. Hanyuma ngo bongera gusubirana nanone mu ndege na Ngeze Hassan basubira ku Gisenyi, aho Ngeze Hassan yari asanzwe acururiza ibinyamakuru bitandukanye. Ubwo bari baje kwiga ngo uburyo ikinyamakuru cyazajya gicuruzwa mu Rwanda hose. Ngeze Hassan wari usanzwe akora akazi ko gucuruza ibinyamakuru mu mujyi wa Gisenyi, ntabwo yagiraga inzu akoreramo izwi, yarabizunguzaga. Maze bagishinga ikinyamakuru cya Kangura, avugana n'abagishinze yuko bagomba kumwubakira akazu ko kujya acururizamo hafi ya gare ya Gisenyi. Maze atangira kugikwirakwiza cyane, avuga yuko gahunda ye ari ugucuruza Kangura ku rwego rwo kuzageraho akazimya yakanguka twavuze. Murayibuka byarahanganaga. Abazi Ngeze Hassan bemeza yuko uyu mugabo nta mashuri na make yari afite, uretse ayibanze yashoboraga kumwemerera gusoma no kwandika, ubundi ariko wakabinca kuri hambaye yo gusobanukirwa ibintu n'ibindi no kumenyana n'abakomeye. Inama yo gushinga Kangura yabereye mu rugo kwa Higiro, wari umunyamabanga w'umuryango mukuru wa CPG nabikubwiye, ariko Ngeze Hassan yari yararangije kubumvisha yuko uretse no kubicuruza no kwandika ubwabyo ngo ashobora kubishobora. Akiri mutoya, Ngeze Hassan ngo yagaragaraga nk'umwana wari uzi gushakisha ubuzima kandi wihambira cyane. Nyuma yo gukora akazi ko kudoda inkweto zari zishaje, ibintu yari yarigishijwe na sekuru. Nyuma yo gukora imyaka myinshi aka kazi agakorera ku Gisenyi no gukora akazi ko gucuruza ibinyamakuru, ngo aje noneho guhimba urwandiko. Urwandiko yahimbye ngo yavugaga yuko ari perezida w'icyo gihe Habyarimana warumuhaye, maze arushyikiriza umuyobozi wa Onatracom icyo gihe. Amateka niko avuga ngo ajye kumuha akazi. Icyo gihe rero ngo ahise amuha akazi ko kujya akora ibijyanye no gukata amatike muri Onatracom. Mu mwaka w'1948 Ngeze Hassan yaje kwirukanwa muri Onatracom azera gucuruza amatike agurisha ku mabisi, bigateza ibihombo bikomeye cyane. Amabisi ya Onatracom icyo gihe yari ya leta. Ibi ngibi byatumye ahita ajya gushaka kandi kazi, maze akorana bya hafi na Vincent Rwabukwisi, wari umuyobozi w'ikinyamakuru cya Kanguka. Kanguka ngira ngo murayibuka, ni cya kinyamakuru nanone bavugaga yuko gihengamira cyane ku batutsi kikanashyigikira umwami. Iki gihe akazi ka Ngeze Hassan kwari ukugurisha ibinyamakuru, kandi yabikoraga neza kuko ari umunyamujyi kandi aziranye n'abantu benshi, akamenya no gushugurika. Cyari ikinyamakuru cyari gisanzwe gicururizwa ku mbaraza zo ku Gisenyi. Abantu bo ku Gisenyi bashobora kuba bakizi. Ibaraza iki kinyamakuru cyacururizwagaho byari ryakaje kwa Valence,
ariko mu gitero cyo mu 1990 cyagabwe na FPR Inkotanyi, iyi nzu yakaje guhakwa Valence yaje kugabwaho igitero ku Gisenyi n'abantu bafite imbunda aho yaratuye Gisenyi, maze bituma kaje guhakwa avugana na Rwabukwisi amusohorera inkuru y'uburyo yagabweho ibitero. Byavuzwe yuko ibitero byagabwe kuri kaje guhakwa byaba byaragabwe n'abasirikare bari batumwe na leta icyo gihe. Inkuru yasohotse ngeze ari umukozi wa Rwabukwisi, abanyagisenyi bakundaga kumwita Lavi. Iyi nkuru ngo ntabwo yashimishije abayobozi batandukanye barimo nka Serubuga, Bakumbi Raphael na Colonel Anatole wari sous-préfet icyo gihe, ndetse ngo nta nubwo yanashimishije Agatha Habyarimana wari umufasha wa perezida icyo gihe. Icyo gihe rero ngo nibwo bahisemo gushinga ikindi kinyamakuru gishyashya kigomba guhangana na Kanguka. Ngo kugira ngo ibintu bigende neza bagomba gukoresha umuntu uzi neza imikorere y'ikinyamakuru cya Kanguka. Uwo nta wundi yari Ngeze Hassan wari usanzwe ari umukozi wa Rwabukwisi. Nyuma yaho rero Ngeze Hassan yatangiye kwandika izindi nkuru zitandukanye mu itangazamakuru, ubwa mbere yandika muri Kangura. Atangira no kwamamara cyane kubera ziriya nkuru twavuze haruguru zasaga naho zihembera urwango n'amacakubiri. Imyitwarire ya Kangura n'ibindi bitangazamakuru bitandukanye byandikaga icyo gihe hagati y'1990 n'1994 byabaye impamvu ikomeye cyane yatumye abanyarwanda benshi binjira mu bihe by'amacakubiri ndetse kugera ubwo bageze muri jenoside yakorewe Abatutsi. Reka noneho turebe mu byatangazwaga kuri radio. Abanyarwanda bumvaga Radio Rwanda gusa. Icyakora abize dore yuko bari nabake icyo gihe bumvaga izindi radio mpuzamahanga, urugero nka BBC, RFI na Voix d'Amérique. Benshi bagakurikira ibiganiro n'amakuru biri mu rurimi rw'igifaransa rwumvwaga na benshi icyo gihe. Nyuma rero haje kumvikana Radio Muhabura yifashishwaga na FPR Inkotanyi nayo mu gucengeza amatwara y'urugamba rwabo. Icyakora iyi radio nubwo abantu benshi bayitagaga amatwi ariko ntabwo bayikurikiranaga bisanzuye. Abantu benshi iyi radio barayumvaga ariko bakabanza kwihisha cyane kandi bagashyiramo ka volume gakeya kubera yuko leta y'icyo gihe yavugaga yuko umuntu wumva radio nk'iyo ngiyo nta wundi ari icyitso cy'Inkotanyi. Nyuma gato ya nanone haje gushingwa indi radio yamamaye cyane yitwaga RTLM, Radio Television Libre de Mille Collines. Abumva radio rero yigenga RTLM kuri wa gatandatu itariki ya 4 z'ukwezi kwa gatandatu 1994 turabashuhuje mwese tubifuriza amahoro nubwo inyenzi Inkotanyi zo zitayashaka n'abazishyigikiye aribo ba Museveni n'ababirigi hanyuma n'abandi bose bifuza yuko uru Rwanda rutagira amahoro. Ibyo ari byose Imana nibishaka tuzatsinda kandi amahoro agaruke mu Rwanda. Kandi umuntu abirebye, iyo umuntu agenda bireba bisuzuma asanga mu by'ukuri bitari kure na gato. Mwaramutse mutese ahiwanyu byifashe bite? Hano i Kigali mu by'ukuri haramutse ijoro rituje, uretse abantu nyine abantu bari kuri za bariyeri bafite imbunda, mbese wagira ngo ntibarara ijoro ntiryacya badaturikije. Abo ngabo rero nibo batuma umuntu agira yenda nk'agatima gahagaze buke, nyuma amasasu yaceceka umuntu akumva aruhutse. Ariko ndakeka yuko baba bagira ngo Inkotanyi nyine bazumvishe yuko bahagaze neza kuri bariyeri, ariko rero mu by'ukuri ayo masasu bapfusha ubusa tuba tuyakeneye. Ubundi mu by'ukuri nta wagombye kurasa icyo atabona, kuko uyu umuntu arashya icyo atabona urebye n'ubuhubutsi. Ntabwo ari ngombwa rero kurasa icyo umuntu abonye cyose, icyo wikanze umuntu arasa icyo abona. Ishingwa mu by'ukuri no muri sati yayo mu bijyanye n'amategeko byagaragaraga yuko ishinzwe ku mpamvu z'ubucuruzi no guteza imbere abacuruzi b'icyo gihe, ni nabo bari bayishinze baranayikurira. Ariko mu bundi buryo mu gusesengura neza, yari radio yari ishinzwe kugira ngo ikwirakwiza amacakubiri no guteguza abantu kwinjira muri jenoside nk'uko byagaragaye mu byagendaga itangaza. Mu by'ukuri rero urebye i Kigali haramutse ijoro ryije neza, uretse ko nyine ryari igikara, hari umwijima ukaze. Hanyuma nko mu gihe cya 11 niho umuntu yumvise ibisasu bya kabutindi, ibisasu bya karahabutaka by'ingabo z'u Rwanda byajyaga gukangura Inkotanyi aho zisinziriye mu myobo.
aho zagize indiri hariya mu ntoki za Gisozi, za Kicukiro, mbese mu nkengero zose z'umujyi na hariya za Rebero. Ibyo bibombe rero bizituraho zigisinziriye, dore ko umunaniro wazishe. Ubwo noneho ntihaburamo izipfamo nka 20 nuko ubwo bakaba barekeye aho. Ariko rero mu kanya maze kumenya yuko amakuru y'imirwano, maze kumenya yuko muri iki gitondo nko mu masaa 10 inyenzi inkotanyi zongeye gutera ahari ingabo z'u Rwanda ku Kivugiza, hanyuma no barasakirana kugeza n'ubu rero bakaba barimo bakirasana. Ariko iyo urebye mbajije abasirikare bamwe barimo banganiriza mbabaza ntese ubwo barimo bantelefona, none ndababaza ese murabona inkotanyi zimeze gute koko mu by'ukuri? Batumva mu by'ukuri inkotanyi ziri mu mazu y'abaturage hano ku Kivugiza zanze kuvamo, ariko rero nta ngufu zifite, gupfa guhanyanyaza nyine by'ubukotanyi byo gukomeza kuruhanya. Nubwo Radio Rwanda muri kiriya gihe umuntu atavuga yuko yabaye shyashya kuko nyine yari igikoresho cy'ubutegetsi bwariho, turagaruka cyane kuri RTLM yashinzwe kubera impamvu zihariye zo kuvangura no gukwirakwiza urwango. Bitewe rero nuko aya maradiyo abiri, Radio Rwanda na RTLM, ariyo yari yemerewe kumvwa gusa mu Rwanda, yatangazaga ibiganiro byayo ahanini mu Kinyarwanda, byayahaga amahirwe yo gukurikirwa n'abanyarwanda benshi hafi ya bose, bityo inyigisho zitangiwe kuri aya maradiyo zigasa nkaho zibaye ivanjiri. Ni inyenzi inkotanyi bikomeje kutworezaho ibisasu bitubutse binini cyane bya kirimbuzi, ariko rero mu by'ukuri urebye turabimenyereye kuko burya ngo akabi kamenyerwa nk'akeza. Ibyo bisasu abana byabakuye imitima bigeze aho bakajya babiseka, abantu byabakuye imitima bigeze aho barabikwepa, abo bihitanye bikabahitana, ariko umenya birengeje kamere. Ubwo rero nyine no kumirwa, ariko ntacyo kwihanga kuba barasiko gupfa, ibyo byose bizagera aho ngaho bishire. RTLM, Radio Télévision Libre de Mille Collines, ni radio yatangiye kuvuga ku itariki 8 z'ukwezi kwa karindwi mu mpeshyi y'1993. Yagize uruhare rugaragara mu itegurwa n'ishyirwa mu bikorwa rya jenoside yakorewe abatutsi hagati y'ukwezi kwa 4 n'ukwezi kwa karindwi mu 1994. Iyi radio yumvaga n'abaturage benshi, cyane cyane yuko yagiraga ibiganiro byinshi bikurura urubyiruko n'ibituma abantu baruhuka. Ibi ni ihame mu itangazamakuru, gutuma abantu bamenya amakuru no kuruhura benshi. Byatumye gukwirakwiza urwango no gucengeza ingengabitekerezo ya jenoside byihuta cyane binyuze mu biganiro bishyushye byacaga kuri radio. Radio yigenga ivugira hano i Kigali, Radio Sempa, Radio Sansisi ivugira ku 106.94. Kuramba no kuramuka bavandimwe abatumva mwese aho mutwumvira hose. Radio yanyu, Radio RTLM irabashuje mwese, mukomere mwihangane mu bihe bikomeye, ibyo byose nukwikomeza. Umuntu agakomera, si igihe cyo kurira, si igihe cyo kuganya, si igihe cyo gutaka, cyane cyane iyo umwanzi ukugarije cyangwa ugushyize mu byago ari umugome uteye ubwoba nk'inyenzi inkotanyi. Mukomere rero mwihangane aho muri hose, ari abari mu Rwanda hagati, ari abari muri Blende, ari abari iwabo, ari abari mu bihugu bidukikije, mwese kuri iki cyumweru tariki ya 3 y'ukwa 1994 turabatekerezaho mwese, turabashuje muri iki gitondo rero muri kumwe na Habimana Kantano. Mu bintu byatumye ubwicanyi bugira imbaraga kandi bugakwirakwira vuba harimo amagambo y'ivangura yanyuzwaga kuri Radio RTLM. Nyuma yo guhanurwa kw'indege y'uwari perezida w'u Rwanda icyo gihe Juvenal Habyarimana ku itariki 6 z'ukwezi kwa 4 mu 1994, RTLM noneho yafashe hasi hejuru, yakanguriye rubanda yuko abatutsi bigometse aribo bakoze ibara rimeze gutyo ryo guhanura indege y'umukuru w'igihugu, kandi yuko bagomba guhita bagabwaho ibitero ako kanya. RTLM ubwayo yatangaje icyo bita intambara ya nyuma yo gutsemba abatutsi. Hari umugabo witwa Manirareba Bernard yakoraga muri banke commercial hari. Noneho yari umwe mu bantu bintera hamwe wari ukomeye, wari ufatanyije na Bakajuga Robert. Yari atuye ku Gitega, yarajanyura kuri RTLM atanga inkuru yuko bamaze gukora inama muri Kanjepe. Bariho bakoreye inama yari ihuje abayobozi b'amashyaka MRND, CDR n'amashyaka ya Power
hakaba harimo n'abasirikare bakuru barimo abajepe na eta majoro, abayobozi babo ko yafashe icyemezo cy'uko bagomba kwica abatutsi. Nicyo ngicyo yaje, ubwo yariho akwirakwira hose agenda atangana n'amakuru ku bayobozi b'interahamwe aho bari mu masegiteri. Ubwo natwe ahita binyuzaho kuri radio avuga ko aribo bamwohereje, urumva message yayihaye directeur, birumvikana directeur natwe arayiduha. Imvugo yasubirwagamo kenshi niyo gutema ibiti birebire. Gutema ibiti birebire byavugwaga kenshi kuri radio, byumvikanisha yuko bagomba gutema abatutsi. Kimwe mu bintu byabarangaga wakaba ari uko babaga ari barebare kandi basa neza. Ni bimwe mu byo baheragaho bavuga yuko umuntu runaka ashobora kuba ari umututsi. Igihe abasirikare b'abafaransa bari mu kiswe Opération Turquoise, iyi radio yakoraga ku Gisenyi. Kubw'iyo mpamvu y'abafaransa, haraho iyi radio yakanguye abakobwa bo mu bwoko bw'abahutu, aho iyi radio yagiraga iti: mwebwe bakobwa b'abahutu, mwiyuhagire bundi bushya mwambare imyenda myiza, mwakira ingabo z'abafaransa. Abakobwa b'abatutsikazi bose barapfuye, rero ayo ni amahirwe yanyu, mugomba kwakira abasirikare b'abafaransa mukabitaho. Ariko mu gihe ibingibi byavugwaga, Opération Turquoise n'ubundi yabaye, igihugu cyose cyaramaze kumera nkaho kijya mu maboko ya FPR Inkotanyi. Iyi radio nayo n'abayikoreraga bose batangiye guhungira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni radio yari iteye ku buryo bukurikira: abashinze iyi radio ni abantu bari mu butegetsi bwa leta icyo gihe, n'abandi barabacuruza icyo gihe bakomeye, ariko ku ruhembe rwabo Kabuga Felicien wari perezida w'inama y'ubutegetsi. Munsi ye hari Ferdinand Nahimana wari umuyobozi mukuru wayo, directeur. Hakaza kandi Jean Bosco Barayagwiza wari wungirije umuyobozi, directeur adjoint. Hari Gaspard Gahigi, umuyobozi ushinzwe gutunganya ibiganiro, chef de programme. Hakaza kandi Focus Habimana wakoraga mu buyobozi ari n'umunyamakuru, Georges Lugiu wari umunyamakuru, Valérie Bemeriki umunyamakuru, Habimana Kantano yari umunyamakuru, yarazwi cyane mu biganiro byo gushyushya urubyiruko, na menshi mu magambo yatangazwaga niwe wayatangazaga. Emmanuel Rucogoza yari umunyamakuru, kimwe na Emmanuel Nkomati nawe wari umunyamakuru, hamwe na Noel Hitimana nawe wari umunyamakuru. Iyi radio hamwe n'abanyamakuru bayo banakunze gukora icengezamatwara ryabo bifashije indirimbo za Simoni Bikindi, nawe uzwiho cyane kuba yarakoreshaga indirimbo zahamagariraga abahutu kwica abatutsi cyangwa se zikabahamagarira kubanga. Hari indirimbo yamamaye cyane y'uyu mugabo yitwa Mbwira Bumva, cyo kimwe na Nanga Abahutu. Iyo havugwa amateka mabi ya Jenoside u Rwanda rwanyuzemo n'ibindi bibazo by'ivangura ryashigishe igihugu, ni ngombwa cyane kwibuka uko itangazamakuru ryitwaye muri ibi bihe n'uruhare ryagize rufatika. Ntabwo twigeze dukomoza cyane kuri radio na televiziyo by'igihugu. Ntabwo ari uko iki gihe ibitangazamakuru bya leta bitabibye urwango n'amacakubiri, ariko kenshi n'ubundi usanga itangazamakuru rya leta ridashobora kunyuranya cyane n'imirongo migari na politike bya leta iriho. Itangazamakuru rya leta kenshi n'ubundi ryitwa umuzindaro w'ubutegetsi mu kumenyekanisha imigambi n'ubushake bw'ubutegetsi mu baturage. Ni iyi mpamvu yonyine tutaritinzeho. Mwakoze kubana nanjye naho ubutaha, mbifurije ibihe byiza. iFix Technology Limited. Turacuruza kandi tukabakorera ibikoresho byose bya Apple. Mu gihe wahura n'ibibazo by'ibikoreshereze yabyo cyangwa se ukundi kwangirika, Mac computer, iPhone cyangwa iPad ni ibikoresho twe dufite mu bunararibonye bw'imyaka myinshi. Turabafatanya bikorwa kandi ba Positivo BGH. Turahari ngo tubakemurire ibibazo byose mwagirana n'ibikorere ya computers z'iki kigo. Hanyuma kandi dutanga n'amahugurwa ku banyeshuri n'abandi mwese mwifuza kugira ubumenyi buhagije mu gukora ibikoresho bya Apple, byaba byangiritse cyangwa se no kubisubiza imikorere ikwiye y'umwimerere wabyo. Tubarizwa muri Atene Building, etage ya kabiri mu cyumba 050. Waduhamagara kandi kuri 0788 44 21 cyangwa nanone kuri 0788 44 63. iFix Technology Limited. We are Apple devices experts.